Sobanukirwa izina ni kuri Telemontagne Rwanda. Izina ryanjye, izina ryawe, inshuti yawe, inshuti yanjye. Sobanukirwa izina, inkomoko, imiterere, igisobanuro. Ese izina Anita risobanura iki? Ana ni izina rikunze kwitwa ab'igitsina gore. Ni Ana rihindurwa mu cyesipanyoli rikaba Anita. Iri zina rifite inkomoko kandi ku izina ry'Igiheburayo Hana risobanura inema, grace cyangwa se ubuntu, favor. Imiterere yaba Anita. Anita ni umuntu ukunda bikabije ibintu bikoze neza cyane. Ntabwo yishimira kuba hamwe n'abantu batagaragaza ubugwaneza. Agira ibakwe kandi ni umuntu ukorera ku ntego. Arafungutse cyane kandi yita ku bantu kandi akorwaho cyane n'ibyo abantu cyangwa se yumva sensitive. Ibi bigaragazwa cyane iyo yavutse ku itariki ya 2, ya 9, ya 11, ya 18, ya 20, ya 27 mu kwezi kwa Gashyantare, Nzeri cyangwa se Ugushyingo. Ku rundi ruhande ashobora kuba umuntu ucecetse ugira amakenga menshi, umunyabwenge kandi ukunda kuba ari wenyine. Ni umuntu ugira udushya n'umwimerere mu byo akora. Mu bijyanye n'ubugeni ntabwo azi gufata umwanzuro ngo yemere ikintu cyangwa se acyange ku mugaragaro. Atinya kugaragaza icyo atekereza by'ukuri kubera ko kwibaza uko abantu bamufata cyangwa se uko abantu bamwakira biroroshye ko abantu bamukoresha mu nyungu zabo kubera ko bamubonamo ubushobozi ndetse n'intege nke zo kutabasha guhakana icyo umubwiye cyose no kutabasha gufata umwanzuro ku kintu icyo ari cyo cyose. Iyo Anita akiri umwana, Anita aba yigirira umutima woroshye cyane kandi acecetse. Ni byiza cyane ko akurira mu muryango utuje cyane ugumye hamwe. Ni ngombwa ko ababyeyi kandi bamuhozaho ijisho kuko hari igihe akurikiza inzozi z'ibidashoboka bikaba bishobora gutuma yava no mu muryango we yizeye ko hari ibyo akurikiye kandi bizamufasha mu by'ukuri. Umuziki uri muri bimwe bimufasha Anita akagaragaza ibitekerezo bye cyangwa se amarangamutima ye. Iyo hari umuziki aba yumva atuje neza cyane. Iyo akiri umwana kandi guhitamo inshuti nziza biramugora. Anita akunda ibintu bidasanzwe, yifuza kuba yamenya ibintu abandi batigeze bamenya. Kubana n'abandi amahoro ni iby'ingenzi cyane kuri we. Agira urukundo rwinshi kandi yihanganira umukunzi we. Iyo akunze umuntu amukunda n'umutima we wose, gusa iyo akeka ko yaba amubeshya ashobora kumuhozaho ijisho ndetse ashaka no kumutegeka mu buryo bwo gushaka ukuri. Imirimo Anita yifuza gukora harimo ubucuruzi, kwigisha, ubutabera, ubuvuzi cyangwa ibintu bisaba ko azajya atembera mu bihugu bitandukanye. Anita akunda ibintu bijyanye n'ubushakashatsi. Kora subscribe, share ndetse na comment ukomeze kubana natwe. Valens Nzabonimana ndagushimiye cyane.